abafrere mukorana mute uvuga ngo abafrere n'ibisanzwe nyine bakunda gufasha urubyiruko kandi noneho abafrere niba ubundi umuntu uvuga ngo akorera Imana cyane wihaye Imana yego ntago usibye ibintu abantu bishyiramo ntago yakagira icyo areba icyo umuntu ashoboye ngo agire ute ngo amujudginge nyine turi mu kiganiro bo babonye nyine ko ari byo dushoboye babonye ko nyine kubyina ntacyo bitwaye kandi nyine ari umwuga ugira ahantu ugera kuko nabo bakurikirana ama social media baravuga ati twabahereza sare intamu niba hari n'igihe mudukeneye tukareba ko twabasupportinga bagira n'ibibuga by'umupira abana baza kwakinira umupira ndetse n'ibintu by'amakarate reka twongere tubahe ikaze aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda turabashuhuje mwebwe muri mu mahanga irwota amasimbi niho tuvuga ndabizi neza ko mudukurikira kandi ukaba warakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura bijye bibageraho neza ndizera ko abari mu ntara zitandukanye z'u Rwanda mwese mumeze neza kandi abatameze neza ejo buzacyana ayandi uyu munsi turi mu ntara y'uburengerazuba na karere ka Rubavu umujyi wa Gisenyi murabizi ko hava impano kabisa zityaye cyane cyane abahanzi murabizi hari benshi bahakomoka ntavuza amazina turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi ni icyogere mu nkuba gituza cy'umunihira urakoze cyane ari kumwe n'abana beza b'uruhanga ruhanganye ubuhanga kubareba no kurarama harimo bamutemba shyushyu bamutereka amata harimo n'abasore bagenda bagimbuka ibituza by'umunihira muraza kuryoherwa muraza no kumenya impamvu turi kumwe nabo reka kwanza tubanze tukwakire ibindi biraza nyuma murakoze amazina yanjye bayita TJ nkaba ndo umuhanzi ibisanzwe nyine nkaba nigisha no kubyina iri tsinda rya Durable Dance tukaba dukorera mu kigo cy'abafrere yes urumva ayo mashyi kuntu presentation yikoze mumeze neza tumeze fresh cyane murashima Imana cyane rwose nkuko uri kutubona kabisa amaraso yanyu abaryoshye cyane abaryoshye ntamuze habe namo hejuru ni sawa ariko sawa cyane noneho ndagira ngo dutangire twanzike tubasanze hano nyine nkuko ubivuze turi hejuru ya santere yitwa Nyakiriba za Mahoko hano ku musozi mwiza ngira ngo bari kureba hano ngize gutya nambutse mu modoka bana amashusho meza y'urwererana abana babikoza hirya bikoza hino naho hano hari ibanga niko kazi noneho ndagira ngo rero ubwire cyane cyane usasire uhere ibi bintu byo kubyinisha abana cyane cyane mu mpano zigezweho turabizi neza ko hirya no hino abahanzi bakomeye iyo bariho bategura ibihangano byabo bakenera abana babyina nk'uko nguko ndabona wowe ejo rwose nta kibazo bazajya baza hano ku mazi bahite bagushaka cyane rwose jana kurindi ngira ngo gahunda yanaratangiye ahubwo yaratangiye anzika rero tubwire uko byatangiye noneho tubwire nuko bagiye baza n'imbogamizi byose uraza kubitubwira ni ukuvuga ngo nyine iri ni itsinda ryabayeho nyine bigoranye nyine nagize igitekerezo kubera ko nahoze mbyina mbere yanze kuvuga ngo nyine ngize imbogamizi nza kubivamo nyuma yaho ndongera numva mbikumbuye numva nabikora ubwo nabikoreraga ahantu nyine nza kugira abana banjoyininga nyine bansaba kubigisha mbitangirira aho ngaho mbonye bafite tala ndabikurikirana niyo mpamvu babonye bari kugenda bavamo nyine abantu bakaza ariko nyine ntago imbogamizi ntago zibura nkuko natangiye nakubwiye ko ari igihe cyageze nyine nkabikansoringa ku mpamvu z'amakomenti amwe namwe nyine urabizariga abantu bajudginga ibintu bakajudginga ibintu ukuntu bitari bakaguca intege ariko nyine naje kubona yuko nyine ninjya hasi nzaba nujuje ibyifuzo byaba ariko ibyanjye ntago nzaba mbyifuje ntago nzaba mbigezeho nyine ndavuga reka nze kuritanenga kuko hari n'abakora umwuga nk'uwanjye bamaze kugira icyo bageraho kandi bigaragarira benshi ndavuga ati wanjye ntabikora nyine mbese nkagira nk'ibyo nabo bafite that's why nyine nahise mvuga ati reka nongere gukora irindi tsinda nyine
ndebe ko twazamuka tukagera ahantu tugera. Ubu tukiri hano iri tsinda rifite izina cyangwa ni itsinda gusa gutyo? Dufite izina ni Durable Dance. Batwita Durable Dance ku YouTube channel turari n'ahantu henshi tugenda dukora ibitaramo. Yego. Hanyuma tukiri hano rero urabitangiye izo mbogamizi zizamo nimba atari ibanga abantu bagucaga intege babaga bibanda ku biki? No kuvuga ngo abantu benshi iyo bumvise kubyina bahita bumva yuko nyine ari ibintu ngo umukobwa yagiye kuba indaya, ngo niba umukobwa bibyina agiye kuba indaya, niba umuhungu abyina ubwo yagiye kunywa itabi cyangwa se rumogi, nk'uko uziko n'abahanzi ishusho y'abahanzi yabanje kugera look mbi mu Rwanda. Ubu ngubu social media zitangiye gupesha amafaranga nibwo abantu batangiye kubyiyumvamo. Nibwo nyine nanjye icyo gihe byagiye biba bakagenda bajudginga nyine ibyo bintu, nza kuzana gahunda yo kugira ngo niba hari abana benshi dukorana biga, noneho nyine bajye bafa ku ishuri tubafashe no kubasobanurira amasomo kugira ababyeyi babo babahereza uruhusa, kuko nge narize nagize amahirwe yo kwiga nyine. Noneho nyuma yabyo then dukomeza ibintu byo kubyina nyine mu buryo bwo kuruhura mu mutwe, gukora siporo no gushakiramo amafaranga nyine nuko nguko nyine tubikora. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bataguca intege waremeye uravuga uti gereka mba umwarimu udahembwa. Nta gihembo mbikora, nta gihembo, ariko nabo bakankundira bakazana imbaraga n'umurava tugashyira hamwe nyine kugira ngo barebe ko imbaraga kuri nge zaboneka tugakorera hamwe. Kugeza ubu iyi timu yose kuko nta numwe ndibuze kubaza, ahubwo muri comment baze kubibaza bose barabyiyumvamo cyane rwose 100%. Ababyeyi noneho bageze kuyiherevo. Ababyeyi nyine urabona nk'aba bana bakiri batoya, yego hari ibintu byinshi bimwe na bimwe tugenda dukenera, nk'ubu dufite twagize amahirwe yo kugura kamera, tugura imashini, tugura channel, hari n'ibindi tuba tugenda tugura nyine. Tugira na konte yacu tugenda dusevingaho ibintu. No kuvuga ngo twihaye nego buri ku cyumweru hari ikintu umwana asabwa kugira kijya kuri konte. Niba hari umuntu muri twahuye n'ikibazo tureka dukora muri case tujye kumusura. Ubwo rero abana bari hano batoya cyane nyine badushobora kwibonera ayo mafaranga, ababyeyi barabasupportinga kuko hari abo bareberaho bakavuga ati uyu mwana ari kubikora uyu munsi ari kugerageza, hari igihe nyine imbere bizagira ikintu bigira ute bibyara, cyangwa se mu buryo bwo kugira ave ku ishuri ajye kuzerera cyagira ahandi hantu ajya bidafite 12 yaba agiye guhugira mu kiriya kintu akunda nk'uko abandi bakina umupira n'ibindi n'ibindi. Ibintu byiza cyane binshimishije kabisa, nk'uko wagiye uvuga ku mbogamizi ndetse ukavuga ko ubu ngubu kugira ngo ugende uzikemura hari ibyo wemeye urigomwa. Uyu munsi none uri kubona icyerekezo ari ikihe nyirizina uvuga uti noneho ndabona biriho bigenda bigana heza bibyara amavuta? Nyine urabona ikintu cya mbere no kuvuga ngo ibyo biri mu bintu biturema icyizere. Niyo tugiye mu gitaramo ahantu bakagira ikintu baduhereza, yego ate nawe umwana akagira ikintu acyora cyangwa se abona ku giti cye, nabwo bitwongerera iki motivation nyine no kuvuga ngo gahunda dufite no kugira ngo tuzamure channel. Urabizi ko bucano zisigaye zihemba abantu, noneho twagure dushaka ukuntu twakomunika n'abahanzi dukoresheje imbuga nkoranyambaga dore ko twagira icyo tubona. Impamvu nemeye kuba navuga ngo even diplome nabanyishyize hariya, ariko umuziki nyine ukagira indi sura. Noneho babandi bavuga ngo ahabyina abantu batize b'inzererezi n'ibiki bakabona ko haba habayemo kwibeshya nyine Indirimbo mubyina nazo zigarukeho ni izanyu cyangwa mukoresha iz'abandi? Uvuga ngo as I said muri introduction navuze ko ndi umuhanzi nyine. Yego. Hari izo babyina zanjye, hari hari izo tubyina zanjye nikuramo kuko nanjye ndimo, hari nizo tubyina z'abandi bahanzi mu buryo bwo kugira ngo barebe koko dushoboye, babe nyine batwattractinga nyine tujye kuba twakorana nabo kugira batwishyura ayo mafaranga nyine tubyina muri rusange na traditional turayibasha, comedian turakina byose nyine Reka ngende satira ibibazo bikeya mbigabanye ahubwo ugira utwuza kwivugira ntavuze. Reka turebe noneho hari ikintu wigeze kuvuga ngo ababyeyi bajya bafata abana babo iyo batangiye kubyina bakabafata nkaho bagiye kuzana uburara. Wagiye ubitangaho ingero ku muhungu n'umukobwa. Tunabigaruke hano, ndabizi neza ko abana b'abakobwa bageze mu myaka nk'iyaba ngaba n'ubundi bakunda kugenda bagira ibibazo cyane cyane bijyanye no guterwa inda, gukurwa mu mashuri n'ibindi. Ndagira ngo uhera imyigire yabo uyu munsi, wavuze ko hari abufasha muri etide n'ibindi, ariko noneho babihuza gute nyirizina? Cyane ko n'ubu ngubu ishuri riratangiye, babihuza gute? Nuvuga ngo nyine iyo mwana yiga
mu minsi yo kwiga aragenda akajya ku ishuri noneho muri weekend kwa gatandatu no ku cyumweru akaba ari bwaza akatubwira ati mu masomo wenda twize hari ibyo twahuye nabyo bikomeye gutya na gutya, umuntu akaba yareba ukuntu yamufasha nyine kuba yamusobanurira kuri ibyo bintu, ariko bidakuyeho yuko no ku munsi w'amanota tujya tureba indangamanota zabo kugira turebe niba nyine mbere yari imbere akaba yasubiye inyuma, tumenye niba kubyina byamurangaje cyangwa se bitewe n'igitsure twamurebye mu kubyina akaba atinya kubihomba ko byatumije yiprovinga noneho akaba yazana amanota meza. Noneho ndashaka rero mbwira iyo bavuye hano uburyo bwa security mu rugo, kuko hari igihe umukobwa hano iyo abyina gutya dufata urugero noneho nimba televiziyo yaje ubu yabaye umusitari ku ruhande rumwe arushobora kumubona ku muhanda cyangwa ejo akazamubona kuri televiziyo ati agatangira ahindura ingendo, nabyo birashoboka ku bana b'abakobwa. Iyo security yo kuvaho mukorera repetition no kugera mu rugo byo ubikurikirana gute? No kuvuga ngo ni nacyo nshima nyine kandi nshimira n'ababyeyi babo wenda tugira uburyo bwa communication no mu rugo. Yego bango iyo umwana avuye no mu rugo aje mu myitozo hari imirimo atatunganyije mu rugo tugira ukuntu tubikurikirana noneho tukaba twamuhana kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazazamo imyifatire itari myiza, tukabarekurira ikindi ku gihe kugira ngo mbere ya saa sita babanze bakora imirimo yo mu rugo, noneho na nimugora turi gutaha batahe kare kugira baze kubona uko bakora imirimo yo mu rugo. Ngo dukominikana na famille zabo cyane. Kuko twatangiye turebera hamwe tuvuga tuti hari abahanzi bakomeye bakenera ko indirimbo zabo zibamo imibyimba myiza ibyina neza y'abana. Uyu munsi hari aho wari wigeze wowe uvuga uti byaranatangiye, ni bande mumaze gukorana? Iryo ni ibanga ry'akazi ntabwo ndi bubivuge ariko barahari abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga nyine tu wenda bajye ku mutsano yabo bareba baraza kusanga activities zirahari nyine tu. Yego noneho rero reka nanone twongere turebe nimba uyu munsi abana barimo hano uramutse utakaje umwe muri bo akabivamo wabyitwaramo gute? Mu buryo bwo kusigagiye mu rugo akabivamo akavuga ati genda bihagaritse, wabyitwaramo gute? Akenshi bibaho gusa nyine tubiramutse bibaye urasanga umwana nyine ukamubaza icyabimuteye, imbogamizi se yagize, wamara kumva nyine afite fact ifatika nyine ukanyine ukamureka akaba yagenda. Hari nibwo nyine hari ibyo biba biri kumubangamiraho nyine wenda cyangwa se ku babyeyi batarabyakira neza bikaba byatuma agenda. Hari n'igero bidusaba ko tujya mu rugo tukaganiriza ababyeyi babyemera umwana akagaruka, babyanga tena umwana twatumuretse mu rugo, cyakora tukamushishikariza kwitwararika mu rugo kugira ribe ko bazamwemerera kugira ute kugaruka, kuko biragorana iyo umwana yabigezemo kugira ngo adusige agende, biragorana cyane. Bajya bavuga ko kuyobora abana ari ibintu bigora cyane cyane, hari aho bakurisha umutwe bakongera bakakurisha umutwe bakongera bakakurisha umutwe. Ukorana nabo gute? Ntawe ubwira ukabona ahise ahindura isura nawe ugahita ucika intege. Ikintu cya mbere barabizi, ikintu cya mbere bakora kuko hari nabo nigisha abasumba abangabo banansumba edayeri nanjye. Ikintu cya mbere nkora ni discipline nigisha. Noneho niba umuntu aje ari umusore kundusha wenda yagira ikosa akora nkaba namushyira hasi nkamucisha agakoni, nuvuga ngo nyine igihe nshyizeho condition nkambwa ati biragenda gutya bimeze gutya muri club arakurikirana nyine tukuryo ibintu by'agasuzuguro akenshi ntago usanga biri ahantu turi gukorera. Ni nayo mpamvu wenda wagiye ubona batuje nyine gutya nta bintu by'akavuyo nta kajagari. Ikintu cya mbere twigana discipline mbere y'ibindi byose. Naringiye kubabara ariko nta ubara abantu nta makosa. Aba barahagije cyangwa wumva bakwiriye kuba benshi bakuzura nk'iki kibuga turi? Bakwiye kuba benshi kandi turi na benshi kuko nta urumva se nta muntu wanga ibiryo byinshi mu kigege. Ko batabihaye amashyi baza batabishimye mubonye abandi mwababara. Ubonye abandi wakishima benshi cyane rwose 100%. None wabigenza gute kugira ngo se baza ari benshi cyane nk'iki gice tubasanzemo? Mu by'ukuri ni igice gituwe cyane ku buryo bugaragara ko ari bake nyine, kandi igice murimo kikaba kirimo abana benshi. Dufite amatsinda cyangwa se ibyiciro, ntabwo turi hano twese. Kandi ikindi wenda cyo warumbwe cyo kugira ngo wenda abantu baza ari benshi no kuvuga ngo niba umwana hari ukuntu yari asanzwe ataha saa moya mu rugo atabyina, yaza mu kubyina twe tukashyira akantu k'agatsura akajya ataha saa 12 cyangwa saa 11 n'igice, bituma wenda nyine mu rugo babona ko hari impinduka. Ariko ikindi kiruta byose cyagihagarare byose ngiye ni ikizeri cyanjye ku giti cyanjye kugira ngo abantu wenda
babashe kunyibonamo nyine tu buryo umubyeyi nampereza umwana atarafite amakenga cyangwa se ari gutekereza ngo niba ari umukobwa ngo uriya muhungu ngo agiye kumukoresha ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo akamumpereza byizeye. Ese wa mugani ako kantu rero buriya ukoze hasi unyibutse ibuye harimo abana b'abakobwa babiri ni abasirimu Igisenyi ndabazi iherena ryagezeho urabona ko nuriya mukobwa akubita akantu kitwa kupe none utwo tuntu twose hari igihe ashobora kugira gutya wenda ku ruhande gahunda ku ruhande igakorwa na rubanda none ubundi ibyo bintu byo mu bihuza mute ni ukuvuga ngo abakobwa ikibazo nabajije mwacyumvise ubigenza ute ni ukuvuga ngo ngewe icyo kibazo nyine ukuntu kiba kimeze kandi akenshi binabaho kubera n'imyaka nyine wenda bagezemo biraba kuba bafite abantu hirya no hino nyine wenda bakominika nabo gusa twewe ntago twigisha kubyina byonyine gusa harimo kwigisha ingaruka z'ibiyobyabwenge cyangwa se kwishora mu bindi bintu ukamwumvisha uburyo ki wenda najya muri ibi nibi agatwara inda yari umunyeshuri ubuzima bwe burangiye biri bumubuza amahirwe menshi imbere nyine tu kandi burya nta mukobwa uba udashaka kiwe nyine iwabo mu rugo hazagera imodoka baje gufata irembo cyangwa ibiki ubwo babwira ibyiza byinshi muri ibyo ngibyo akabyina akitwararika kugira ngo kubyina muri rusange bigira isura nziza bitandukanye na bya bindi babita wenda ngo ni indaya n'ibiki hanze muri society. Duhere ababyeyi message ugire n'icyo basaba uze no gusoreza ku bahanzi abagukeneye muri rusange uhitubaha address yawe yose. No kuvuga ngo nyine ngiye ndi gusoza reka nshimira ababyeyi nyine babasha gufasha cyangwa se gushyigikira abana mu mpano zabo nk'aba babohereje bose n'abandi babohereza mu gukina imipira n'ibindi ahubwo nsaba ababyeyi noneho abyibura umubyeyi utarafasha cyangwa se utaratangira gushyigikira umwana mu mpano ye n'icyo ashoboye kabisa ari guhemuka noneho wenda wambwiye gusaba n'icyifuzo yangira ngo nabikoze ahubwo nyine wenda about address niho naringeze kubijyanye na address nyine no kuvuga ngo dufite channel nyine yitwa Durable Dance nkuko nabivuze ku ma Facebook tubaho ariko dukorera mu kigo cy'abafrere in general kandi hari na nimero cyangwa bashaka na nimero umuntu ashobora kuyibahereza wayirambikaho hari n'umuntu waguhamagara akavuga ati nanjye ndashaka umwana wanjye azamo hano cyane bijya binaba kuvuga ngo ni nimero ni 078 79 22 2 2 7 nimero niyo ngiyo haramutse hari umuntu ushatse nyine tuyimikoranire hagati yacu nawe ari road nta kibazo kabisa. Abahanzi bashaka kubaha abana bo kubyina mu ndirimbo nuvuga ngo turabikora akadusaba umubare w'abahanzi nyine nabo kandi bakomeze nyine kubera ko iyo dukoze nka video nk'izi ngizi tukazishyira ku mbuga hari igihe umuhanzi ayibona yayikunda akajya muri comment akandika cyangwa bashyizeho nk'akanimero agahita yifata agahita guhamagara ahubwo bakomeze nyine badushyigikire kuko nabo barashyigikiwe kugira batera imbere nyine babe ibyamamare badufashe nyine natwe tugaragaza ibyo dushoboye nyine abashoboye kubyina bigaragare niba hari n'ibindi dushoboye bigaragare. Uyu mwana atumye mubaza ikibazo kuko kuri televiziyo ndabona yagaragaye egera oya ndavuga mwegere gatoya uyu nakwegere ko wari wunamye bigenze bite umugongo waje warwaye umugongo gute byagenze bite kubera guhagarara cyane nukuvuga ngo ushobora kubyina ariko guhagarara cyane ntabwo bizamo ntabwo bikunda byobyo ariko kubyina ndabikunda neza nuwazana icyuma akavuga ati jewe ngiye gukozaho iraso rize wavuga uti nushaka ukozeho ngiye nzabyina tu sawa nibyo nanjye guhagarara ntabwo mbikunda kandi mwihangane sinjya ngora abana ubutaha ninjya nkora ikiganiro nzajya menya nimba ukunda guhagarara cyangwa utabikunda. Ndumva adresse wamaze kuzitanga ikindi kandi wavuze kuba mu kigo cy'abafrere buriya rero hari igihe utuma nkubaza utundi tubazo nubwo ikiganiro cyasaga naho kirangiye abafrere mukorana mute uvuga ngo abafrere n'ibisanzwe nyine bakunda gufasha urubyiruko kandi noneho abafrere niba ubundi umuntu uvuga ngo akorera Imana cyane wihaye Imana ntago usibye ibintu abantu bishyiramo ntago yakagira icyo areba icyo umuntu ashoboye ngo agire ute ngo amujajinge nyine tu bo babonye nyine ko ari byo dushoboye babonye ko nyine kubyina ntacyo bitwaye kandi nyine tu ari umwuga ugira ahantu ugera kuko nabo bakurikirana ama social media baravuga ati twabahereza sare niba hari n'igihe mudukeneye tukareba ko twabasapotinga bagira n'ibibuga by'umupira abana baza kwakinira umupira ndetse n'ibintu by'amakarate bafasha urubyiruko cyane.
reka rero mbashimire ariko cyane ngushimire wowe wavugiye ku icumu ryawe wanabavugiye ndabashimiye tubashimire cyane n'ukuri kandi tubabwira ngo ibyo mukora ntimucike intege murakoze cyane ejo hanyu hazaba heza muzaba ibyamamare utaha niza uzampa uburenganzira mvugane nabo numva amajwi yabo tumenye nimba abo bahungu bazi no kwivuga tumenye umukobwa nimba yaririmba nka Kararisa Karasira bari abakecuru bakayirebwa yego tubashimire cyane ndatekereza ko ibitangazamakuru bitandukanye nimuzi Rubavu nimuhamagariye nimero nimumanuke rwose mudakoze interview n'aba bana bigende neza reka tubashimire kandi tubabwira ngo hejuru niho dushaka ko mugera cyane rwose turabashimiye cyane sava tubashimire cyane ku ruhare rwanyu n'umwanya muduhaye muri kino kiganiro cyiza aho twariho tuganira n'umuyobozi w'aba bana babyina kandi babyina neza bigezweho ibyubu byo bita ibyubu bigezweho generation ikora ibyiza kandi mukabishimaho mwicaye mu rugo mukareba ukuntu babyina mu buryo bwose butandukanye atubwiye byinshi uko babitangiye atubwiye imbogamizi yagize atubwiye naho ubu ngubu bigeze ndetse aranavuze ati ntekereza ko twifuza no kubyagura yatanze adresse ye yose aba kuri Facebook aba kuri YouTube nimero ya telefone nakarusho wamuhamagara abahanzi mwese nta kibazo ndetse n'abashaka ko mutaramirwa mu birori bisanzwe yego reka mbashimire rero kandi mbifuriza amagara mazima no gutunga mugatunganirwa ngewe nitwa Emmanuel Kanani narindi irubavu mu karere ka Rubavu no mujyi wa Gisenyi bifurize amagara mazima nibyo mbifurije Imana y'u Rwanda iragahorana namwe iragahorana nawe